Muraho neza, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Love Be Creation. Uyu munsi rero ngiye kubereka bitewe nuko abantu benshi bagumye kumbaza ukuntu bakora umutako nanone w'ubudodo. Uyu munsi ngiye kubereka ubundi buryo bwiza wakoramo uwo mutako. Ikindi ndabasaba gukora subscribe n'akantu k'umutuku hasi mugakandeho, nimba utarayikora nawe wayikoze ndagushimiye cyane kandi nkomeza kubashimira ibitekerezo mukomeza kumpa. Hanyuma ibikoresho turakenera rero ni ubudodo, tugakenera n'aka gakoni. Ni ukuvuga ngo ntago ari ngombwa ngo ukoreshe inkoni nziza cyane utayifite. Iki nagiciye ku ruzitiro rwanjye, nawe ushobora kuyica aho ku rugo iwawe ukayikoresha. Hanyuma turakoresha n'uyu mukasi, dukoreshe n'ubudodo. Ubudodo ngubu nabuteguye nibwo tugiye gukoresha. Ubu nabuberekaga kuko ushobora gukoresha amabara yose ushaka. Uyu ni umukara, uyu ni umweru, hari n'umuhondo. Ngewe ndakoresha icyatsi hamwe n'iribara rya kaki. Nkuko nari maze kubibabwira rero turakoresha icyatsi. Narangije kugitegura. Turakoresha na kaki nayo narangije kwitegura, ariko ngiye kubereka uburyo mbigenza ndi gutegura ubudodo. Ikintu nkora nkunda gupimira ku kuboko kwanjye. Noneho nta gipimo cyihariye nakubwira wakoresha, wowe byaterwa n'ubudodo ufite uko bungana nuko ushaka ko umutako ureshya. Hanyuma ugakubamo kabiri, wamara gukuba kabiri nanone ugapima, ugafata imakasi ugakata gutya. Ni ukuvuga ngo ngenda akoresha ubudodo ni burebure cyane murabibona, ariko nkakubamo inshuro ebyiri. Hari abantu bari kubimbaza kuri video yanjye nakoze ya mbere y'uburyo watakamo ubudodo, ni gutya mbukata muri kubibona. Hanyuma nkakora bwinshi nkurikije icyo gipimo ufite, bitakubujije ko we wakora karekare, bitakubujije ko wakora kagufiya, byose umutako uvamo kandi biba bisa neza. Ni gutya muri kubibona, ni gutya bakora ubudodo. Ariko utari kubisobanukirwa umbaze muri commentaire ndagusubiza. Hanyuma igipimo, nta gipimo nakubwira ngo ukore, wowe ubikore ugendeye ku budodo ufite uko bungana. Agati uragafashe gutya, hanyuma ukazirika ku mutwe wa ruguru, ukongera ukazirika ku mutwe wo hepfo. Ni ipfundo risanzwe ipfundo risanzwe, ntago muri kubibona. Hanyuma umaze kuzirika rero nashyizeho udusumari tubiri. Utu dusumari impamvu nadushyizeho ni ukugira ngo tuze kumfasha gufata iki giti mbashe gukora umutako wanjye neza. Hanyuma ugafata iyi papier kora, ni iyi ngiyi nakoresheje, ukayifata ikidufasha ni ukudufasha kugira ngo igiti cye kubuja, cye kwimukamuka, kugira ngo nze gushyiraho ibyanjye neza, igiti kitavaho kiri. Igiti ni icyo ari cyo cyose, iki nagikuye ku ruzitiro rwaho ntuye, namwe niko mwabigenza. Cyangwa se ufite n'igiti wagura wabikora, ariko igiti icyo ari cyo cyose n'aka kantu nakarekeyeho kuko biba ari umutako, bihindura ikintu nyine, bituma biba ibintu byiza kandi byawe wenyine wihariye. Hanyuma igikurikiyeho rero, ubu ni ubudodo bw'icyatsi nafashe nkora inyabutatu. Mwese gukora inyabutatu ndumva mubizi. Hanyuma nkafata kamwe karajya kuri uru ruhande, kazirika, nabwo ugakora rya pfundo rimwe nababwiye risanzwe, ugapfundikamo inshuro ebyiri. Hanyuma ugafata n'akandi no ku kandi gace ugakora naho ipfundo rimwe. Muri kubibona akantu bibyaye. Hanyuma ukaza no ku rundi ruhande ugaheramo ugasigamo intera. Igiti nakoresheje nta gipimo nakoresheje nakubwira mu by'ukuri. Nawe igiti wakoresha uragereranya kuko ugiye gupima ibintu byose ushobora no gusanga wabyishe. Rero nanjye ahantu ndi kuzirikira nagereranyije, nta gipimo gihari. None nkakora ipfundo rya kabiri. Muri kubibona ko ndi gukora ipfundo rwose bimwe bisanzwe. Hanyuma ugafata
n'ahandi ugashyira ku rundi ruhande ugakora ipfundo risanzwe, ukamakinga sure ko bikomeye kugira ngo nanone igihe utangira gushyiraho ubudodo bitaza guhambuka. Ariko kandi binahambutse nta gikuba kiba cyacitse, urongera ugakora kandi gapfundo. Murabibona ko ni utuntu tubiri. Hanyuma ko nababwiye ko nkoresha na kaki, nkahita mfata aka kaki kandi nagize, aka kaki kandi nakozemo nako inyabutatu. Wowe ushobora gufata irindi bara, umukara, umweru, iki, ariko uyu mutako ukunda kuba mwiza iyo izi mpande ebyiri zombi zo zisa. Ni ukuvuga ngo nafashe icyatsi kuri uru ruhande, naho icyatsi biramanuka gutya, hanyuma irindi bara ushaka njyewe mfite kaki rikaza hano. Ndi kubera uko biba bimeze. Impamvu mbiberetse ntarashyiraho ubudodo ni ukugira ngo mubone ishusho biraba bifite. Udashaka ko bimera gutya, udashaka gukoresha iri bara, ukoresha irindi ryose ushaka. Hanyuma rero reka dutangize dukore impande zombi, turakagarukaho nyuma. Hanyuma ubudodo nari nabuberetse ngo ubu burateguye. Icyo ngiye gukora ndajya mfata uko nabuteguye, mfatemo kwa kundi naberetse ko nabuzinzemo inshuro ebyiri. Ngubu ukareba kano kantu ko ku mutwe, nturebe aho bucikiye, ukareba kano kameze gutya. Icyo ukora uraza ugacisha munsi, ukongera ugacishamo hano bwa kabiri. Sinzi ukuntu nabisobanura, ntekereza ko muri kubireba ukuntu ncishijemo. Hanyuma ugaturuka hano ku mutwe, ugahuza neza, kagasigara kamanuka gutya. Kugira ngo rero ujye ubukoresha bikoroheye, ubushyira ku kuboko gutya nk'uko mbikoze, ukajya ukuraho ubwo ukeneye, ugafata. Muri kubibona ko mfashe ukuntu kameze. Ninjya kugacengeza hano, ndacisha munsi nkazamura, nkahita nongera ngacishamo bwa kabiri hano. Ntabwo ndi kumva ikinyarwanda nakoresha ngo mubibone, ariko ndizera ko muri kubona uburyo, mubyumve, muri kubona uburyo ndi kubikora. Nkongera ngafata kuri bwa budodo bwanjye nashyize ku kuboko, nkacisha munsi, nkongera ngacishamo ubu ngubu, nkamanura gutya, nkegeranya n'ubwahageze kare. Muri kubona icyo bigenda bibyara. Ndongeye mfata ubudodo, nazamuye, nkagera gutya, ugacisha munsi. Noneho hari ubwo ushobora kwibeshya ukavuga ngo wenda ugiye gucisha hejuru. Uramutse ucishije hejuru ugacishamo hano, dore nuko bimera. Biba byiza iyo ahantu hose wacishirijemo bigasa. Sinzi niba muzi ukuntu badoda imipira, njyewe nzi kudoda imipira, udoda nibwo bireba hejuru gutya. Ariko ubu ngubu kuko njyewe nshaka ko byose bireba hasi, iyo wibeshye ugakuramo ni gutya, biba byoroshye. Hanyuma ukagacisha munsi kugira byose bize kuza bisa. Kuko uku ndi kubiboha ni nako nshobora gukora cya gishura bifubika. Njyewe nshobora kukirangiza nkoresha n'intoki ntakoresheje crochet. Ni jaha y'uko nguko babigenza. Hanyuma ukareba, murakubibona ko bifite forme imwe kandi biregeranye. Hanyuma ugakomeza procedure nyine ni imwe, ugakomeza. Murabibona ukuntu bigenda bimera. Uko bigenda bimera urazamura, genda uzamura, kugira ngo utabasha gusiga umwanya, kuko iyo byegeranye nibwo bisa neza. Hanyuma ugakomeza, procedure ni imwe.
murabibona ahantu ngeze, nabonye ubufasha nyine, murabona ko impande ebyiri zimeze neza. Noneho mu gusoza rero ikindi nababwira nuko iyo hano hagati kubera ubundi buhajya ushobora kuhashyira utugufiya, niyo mpamvu ari two mfite, nitwo ndi kugenda nuzuza. Muri kubibona kutuzinga ni kwa kundi, nta kintu gihinduka. Hanyuma rero mumbwire muri komanteri, kandi abasaba mukomeze gukora subscribe ku batarayikora, hasi kuri ako gahantu k'umutuku kari hepfo mukandeho rwose, kandi mukore n'uyu mutako mu rugo, mugerageze muzambwire ukuntu bizaba bimeze. Gusa uba mwiza cyane, muraza kubibona ninkurangiza. Hanyuma ukoresheje n'amabara, amabara rero mujye mujyanisha n'amarangi muba mwasize ku nkuta, kuko hari abantu bambajije ese ngo twabibwirwa n'icyo ubudodo dukoresha. Biba byiza ugendanishije n'uburyo mu nzu yawe hasize irangi, cyangwa se ukuntu intebe zawe zisa, kuko intebe zose ntabwo ziba ari umukara. Ushobora kuba ufite iz'amabara, ubwo nawe ukajyanisha aho ngaho. Murabibona ko utu tubiri turarangiye. Hanyuma murabyibuka ko nababwiye gukora inyabutatu, ariko hari abantu wenda bashobora kuba batazi uburyo bakoramo inyabutatu. Reka nabyo mbibereke utarinze wakoresha crochet, kuko nanjye ntabwo ari crochet nakoresheje. Nababwiye ko njye iyo ndi nko kwibohera umupira ntabwo njya nkoresha crochet, nkoresha intoki bikarinda birangira. Uramanza ugafata utudodo dutatu waciye, ugakora ipfundo hejuru ku mutwe gutya. Warangiza rero utwo dutatu ukadutandukanya, ugakora inyabutatu, kamwe ugasobeka ku kandi, nka ko kundi basuka amarasita gutya. Muri kubibona ntabwo bigoye, ukagenda usobekeranya kamwe usobekeranya kandi, biguha inyabutatu nziza utarinze wakoresha crochet, kuko hari igihe waba uri mu rugo udafite crochet, ntabwo byakubuza kudoda inyabutatu. Rero aka ngaka niko kaboshye, nako kaboshye mu nyabutatu, niko nabigenje. Hanyuma icyo ngiye gukora rero, ureba hagati mu mutako, ugafata irindi bara ritandukanye n'iryo wakoresheje ku mpande, naho ugakora ipfundo ry'utuntu tubiri, ugapfundika inshuro ebyiri. Wamara gupfundika, ibi bije ku ruhande ntacyo bitwaye, kuko n'ubundi ubikata nyuma. Ubwo ugapimiramo hagati, muri kubibona ni nkaho nagiyemo hagati, ugahina ukaza hagati nanone y'aka kandi ugahiniramo, ukazamuka hejuru. Iyi nayo ni design y'aka gati, ntugakureho nta kintu gatwaye. Nababwiye ngo igiti gishobora kugikura mu rugo, mu ruzitiro, igiti, kugira ngo nanone bikomeze kuguha isura nziza mu mutako wawe. Hanyuma ntabwo ari ngombwa kukibaza, si ngombwa kugisena, ntabwo ari ngombwa kugisiga, ugikoresha uko wagifashe. Hanyuma rero murabona ko mpimiyemo hagati. Hanyuma wabona bitarimo neza, ukagenda usubiza inyuma, ipfundo ryawe ntabwo rikomeza cyane, kongera ukazirikamo bwa kabiri. Muri kubibona ukuntu bimeze. Hanyuma ugafata ubudodo. Ubudodo ni bwa bundi bwa kaki nakase, nabiretse uko nabukase. Ikintu ngiye gukora ni ikintu kubushyiraho, ariko nkoresheje nanone bwa buryo naberekeye ku budodo bw'icyatsi. Ndabushyira ku kuboko gutya kugira binyorohere. Ikintu nkora rero kugira ngo nze gupima neza bigere hejuru, nuko mpera hano hasi. Hasi haraza kuma forume, kuko ubushaka ko kano kaca hano n'aka kagaca hano, n'aka kakaza kabizengurutse. Ugacisha hasi nkuko kubw'icyatsi twabugenjeje, ugacisha hejuru. Kubisobanura biri kugorana, ariko muri kubibona ndi kugenda gahoro kugira ngo bigaragare. Murabibona ko uko ngenda nshyiraho, niko ngenda mbona ukuntu forume y'aka kantu nashyize aka k'inyabutatu igenda yirema. Hanyuma ugakomeza ugacisha hasi, ugacishamo hano hagati, ugakurura. Ni nko kudoda umupira. Hari abantu mukunda, sinzi mumbwire muri komante nimba mushaka ko nzabibakorera, mukunda kugira ibiringiti
ibiringiti wiyorosa muri salo hakonje, cyangwa ugaha umushyitsi igihe yagusuye hakonje, nabyo babidoda gutya. Ushobora kubidoda gutya, nzabereka uko babidoda, ukajya ugitegura muri salo, mukanakifubika nk'igihe imvura iri kugwa kandi mushaka kuguma muri salo. Ukazamura gutya ugacishamo, ni nka kumwe iby'icyatsi nabigenjeje, ariko ukagenda ureba ko biri kuguha forume imwe. Ucishije hejuru biguha iyindi forume kandi ntago bisa neza. Icyiza nuko wafata uruhande ukaba ari rwugenderamo. Donc nimba wahisemo gucisha hasi aba ariho ukomeza ucisha, nimba wahisemo gucisha hejuru ukomeze ucishe hejuru. Iyi murabibona ahantu ngeze kugenda biba byiza. Reka nuzuze hanyuma nzi kubereka final ukuntu irabimeze. Hanyuma iyo ugeze ahangaha rero ugenda wajista ubyegeranya, umanura ku buryo nta kanya gasigaramo, wegeranya. Uko ugenda wegeranya rero, uko bigenda bifatana nibyo bigenda biguha forme imeze neza. Hanyuma ubudodo si ngombwa kubumariraho, ushatse wabumariraho aricyo kintu cyonyine wabuteganyirije, ariko nanone ubu budodo ukoresheje, kuko nababwiye ntabwo ari koroshi turi gukoresha, ushobora kuzabikuraho ukabukoresha wa mutako wundi naberetse muri video ya mbere. Umuntu utarawureba agenda arebe ukuntu nawukoze. Nabwo ubu budodo ntago buba bupfuye ubusa. Ufite gukoresha ubudodo ikintu bidusaba bidufasha nuko ushobora kubutaka amezi 3, 4, 5 nyuma ugahindura. Ntago bivuze ngo utake ikintu kimwe imyaka 5 ishire kikiri ku rukuta rwawe. Ukomeza uhindura, ubukuraho, ububika, ukazabukoresha ikindi kintu gutyo. Nzajya ngenda mbibereka mu mavideo uko mbigenza ngewe, uko umutako nari mfite nshobora kuwuhinduramo uwundi, nkamara amezi 5 ntarahindura, nkongera ku yandi 5 ngahindura, ugakomeza uhindura. Ikindi uyu mutako ni umutako ushobora no gukora rwose banagusuye, uri kuganira n'abashyitsi bawe, cyangwa se muri mu rugo. Nko muri iki gihe tuba turi mu rugo akenshi, ukafata agapoze wenda niba uri gukorera mu rugo ukaba wawukora. Ntabwo ugoye, ntabwo utinda, kandi rwose ukaba ahantu heza wabyikoreye, kandi ari ibintu byiza wakoresheje n'amabara ushaka kuko uba wayahisemo. Murabibona rero ko tugeze ku mwisho, ni gutya kameze. Ndaje mbereke rero ibigiye gukurikiraho kugira ngo umutako wacu tuwusoze neza. Iyi papier kora muri kuyibona, ikintu igiye kudufasha rero, igiye kumfasha kuza gupima neza. Impamvu nyishyizeho ni ukugira ntaza kwibeshya mu kureshya kwayo k'umutako wanjye, nze gukata bitari kujya. Ntago ari ngombwa gufatisha cyane, icy'ingenzi ni ukubona inzira. Hanyuma rero ubwo ndashaka ugenda wogosha, ni nko gukuraho imisatsi, ukagenda ukuraho ukata, ariko ndabanza nkatire hepfo, nze kugenda fata forme nyuma. Urabibona, then nkaza hano nabwo hari ushobora kubikata gutya bitambitse, nabyo biremewe, nta kibazo uko wabishaka. Hanyuma rero mwabibonye ko karangiye, ariko ndashaka gushyiraho akandi kantu nakita nk'agafantezi. Ufata utudodo dutatu ugakora ikinyabutatu kinini kugira ngo ukore kano kantu narimye. Naha nibyo ndi gukora, muri kubibona ahantu ngeze. Aka ushatse wagakora cyangwa ntugakore, ariko gusa kagira ikintu kongera ku mutako kandi kaba nyine kihariye. Niyo mpamvu nanjye nadisize kukashyiraho, kugakora. Ni inyabutatu isanzwe ariko wadubuye ubudodo, utakoresheje akadodo kamwe. Muri kubibona, ukagira ku mwisho, kugafunga ntabwo urekera ko kakihambura. Iyo ugeze hepfo urazirika, uzirikira hasi
abibonye ugafata n'akandi kugira katihambura ukazirikira hasi, ipfundo rimwe gusa riba rihagije. Uyu rero umutako urarangiye, ngiye kubereka noneho nabimanitse murebe uko bimeze. Hanyuma rero uyu ngiye kubasobanurira ibijyanye n'aka kantu mfite mu ntoki. Aka ngaka ubusanzwe ni supra uterekaho amasafuriya ashyushye cyangwa se amasorori ashyushye ushaka uteretse ku meza kugira ngo udatereka ku meza. Njyewe rero ntabwo nkiyakoresha, ndashaka guhinduramo umutako, ariko bitabujije ko nubwo ngiye gushyiraho irangi ntashobora gukoresha igice cya kabiri gisigaye. Namwe rero ushobora kuba ufite supra, waba ushaka kuyitaka ukayitaka, waba ushaka kuyikoresha nanone ukayikoresha. Reka mbere ku kuntu ngiye kubigenza. Icyambere ndafata iyi kore ncemo hagati kugira ntaza gusiga nkarenza urugero, kuko ndashaka kuyisiga igice, ntabwo nshaka kuyisiga yose. Aka kantu kamfasha iki? Kamfasha kugira ngo mbone moitié y'intuzi. Hanyuma irangi ryanjye rero narisutsemo hano kugira ngo binyorohere, ariko ni irangi ry'umweru muri kubibona. None ndakoresha n'ubu buroso. Ikintu nkora, kubera ko izi supra kenshi ziba zikoze mu birere, nta kindi kintu kidasanzwe ukora ni ugusiga irangi nk'uko usanzwe usiga irangi, ariko ugasigisha akaroso ugenda ukubita gutya kugira ngo ryinjire neza. Aka kantu rero karatuma ninsiga ntari bugire ikibazo mvuga ngo se birajya ku ruhande rwo hirya, niyo byakajyaho iyo nta kibazo. Muri kubibona ukuntu ndi kubigenza. Usa n'uyoye gatoya kugira ngo bize kujya muri iyi myanya yose, umweru uze kwisiga wose ushire. Ushobora kuvanga irangi, ushobora kuvangira iryo mu ntuzemberetse cyangwa iringiri ryo mu icupa rya auto spray, then just akantu gatoya kugira ngo ukore couleur. Voilà. Urabona ko habayemo difference, ufite umweru ufite n'undi uvanze na gris, ni nka gris rino rangi nkoresheje. Hanyuma rero iyo umaze kuritera urafata ka kantu ukakomora neza, wamara komora, voilà, murabona final result ukuntu umurongo umeze neza. Nashakaga ko biba igice kandi ntibimbujije ko supra yanjye ikiriho, kandi ni umutako wanjye ukaba ukiriho. Ni ukuvuga ngo nshobora kumara amezi 2 nteguye hano, najya mbona abashyitsi nabura icyo nterekaho nkayimanura nkayicurika, nkatereka amasafuriya, nkongera mu gitondo nkayisubiza ku rukuta rwanjye. Muri kubibona ukuntu ari byiza. Reka rero tugende mbereke uko tugiye kugakoresha. Aha, ubwo rero muri kubibona ko nakoze tubiri ngutu. Ngarutse kuri supra zanjye rero ngizi hano, murabibona nenye nafashe, hanyuma nzisiga amarangi atandukanye, umukara, umweru, gris n'indi mvanze mu kanya mberetse. Ibi ngibi ni ukugira ngo nyine nasosiye uyu mutako wanjye. Niko ngewe nkunda kubigenza, nzajya mbereka umutako nakoze, mbereke n'uburyo ntekereza wawumanikana n'indi mitako waba ufite cyangwa se iyindi miteguro. Hanyuma rero aka ngaka ndagashyira aha ngaha. Ni ukuvuga ngo murabona ukuntu akambere natambitse n'aka kabiri ndatambika, aka irangi riraba rihagaze. Icyo nkora ni ukuhagarika ariko bireba gutya. Hanyuma nashyizeho yakore nkunda kubereka, ifatira imbere n'inyuma, niyo nomekesheje birafata neza. Muri kubibona ukuntu bibaye. Noneho akandi kantu ngiye kwasosiyaho rero ni akahe. Iki kintu cyari gitunga, murabona bimwe tubikamo imyenda wenda itameshe, cyagishaje cyaracitse, ngewe mfata indiba yacyo ndayikata, sinashaka kuyijugunya, nayo nyikoresha umutako. Rero nayo ngiye kuyongera muri iriya mitako yanjye kugira ngo bigire iyindi aesthetique kandi biba ari ibintu biri unique utabona ahantu hose. Ndagashyira hano rwose biraba bihagije, ni gutya muri kubibona.
uko cyaba cyacitse kose murabona ko cyashaje nyine gicitse, ariko iyo ucyasosiye n'ibindi bintu wakoze biragenda bigahura neza. Hanyuma akenshi nkunda gukoresha kiriya giti, sinzi nimba muri kukibona, kiriya giti kiri ku ruhande. Iki giti nacyo nagikuye mu ruzitiro ndacyumisha, hanyuma nkunda kugikoresha rero iyo ndi gukora imiteguro. Ubwo rero muri kubibona ukuntu bimeze, mubigerageze muze kumbwira muri commentaire. Nongera kubasaba umuntu utarakora subscribe, umuntu utarakanda kara kabuto ko mbafite ibintu byinshi kandi byiza, mukore subscribe hasi. Ikindi musharing iyi video ku nshuti n'abavandimwe bagerageze imitako. Ikindi kiza cyo gukorera umutako mu rugo, n'umutako woroshye ushobora no kuba uri kumwe n'umwana mu rugo, ukaba wamwigisha ukuntu ubudodo babupanga. Umwana nko muri iki gihe batari kujya ku ishuri, ntaba ari gukora ubusa, ahubwo akaba ari kugufasha muri ibyo bintu byose. Ndabashimiye rero cyane, nizere ko mwabonye uburyo nabikoze, mugiye kubigerageza mukambwira muri commentaire. Nongera kubasaba gukora subscribe hasi, ni akabuto k'umutuku, nimwibagirwe na notification button, na like muyikore. En fait byose mubikore, mumpe commentaire, mumpe inama. Ndabashimiye cyane cyane, naho ubutaha murakoze.